uzashyika mu bwami bw'Imana atamenye kondisiyo y'abajyayo cyangwa imyitwarire y'abajyayo, sibyo? Rero ituruka gushyingirwa, ba nyirasenge hari ukuntu bamusanga bakamuganiriza. Icyo barimo gukora biriya biganiro bamuha ni ibiganiro bituma yitegura, sibyo? Cyangwa bimwiteguza kuzaba umufasha, nk'uko yitubwiye ko yifashishwa impande n'impande. Bibiliya akamaro kayo ni akahe? Ubundi imaze iki? Imariye iki abayisoma cyangwa abasomeza ibyo bitabo n'izo nzandiko biyikubiyemo? Ibyo ngibyo abakristo bizera umumaro wabyo ni iki? Muri make Bibiliya ni iki? Yego. Bibiliya rero njyewe ku ruhande rwanjye nta ntumbero yanjye nk'uko warumbaje ngo ejo hazaza, ni icyo ngicyo cyo kubwira hari abantu nyine batazi ibyayo, atazi uyu muntu. Namenye ko kwizera Yesu Kristo ariko guhabwa ubugingo buhoraho, ari nacyo nabwira bagenzi banjye nabo bakamwizera kugira ngo nabo dufatanye guhabwa ubugingo buhoraho. Mu by'iyobokamana rero icyo ngenderaho ni ibintu bibiri. Icya mbere ni focus. Yego. Urumva kugira ngo umuntu azabe mu ijuru bizaturuka ku butumwa bwiza. Yego. Turabakiriye hamwe n'abakunzi ba Irera TV1, turabasaba ngo mutwibwire mu buryo burambuye. Yego, murakoze cyane. Yego. Amazina yanjye nitwa Nyiramahoro Delphine. Yego. Ndi umuntu nanjye Yesu yagiriye neza. Yego, yego. Amagakiza naje kumenya ko mubo yameneye amaraso nanjye nari ndimo. Yego, yego. Amahoro yo mu mutima mu gihe nari naniwe, niyo mpamvu mpagaze nanjye mushimira ku byo yakoze. Yego. Urakoze cyane kutwibwira, ndetse ntiwakenera n'indi bisobanuro kuri wowe, ndatekereza yabyanditse muri komenti nta kibazo wamusobanurira. Rero urakoze cyane kwemera kuba twagirana ikiganiro kugira ngo tuganire ku by'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Twagira ngo udufashe muri uyu mwanya, ndetse ari njyewe n'abadukurikiye nk'abakunzi ba Irera TV1, ndetse by'umwihariko ubwoko bw'Imana, wadufasha ukatubwira mu mahame yawe akugenga, sibyo? Ya myanzuro umuntu afata akavuga ati iki kintu sinzakireka cyangwa nicyo ngomba gukora, nta n'uwakinkuraho. Wowe amahame yawe ni ayahe? Ibyo ugenderaho nakuka mu by'iyobokamana. Ni karibu. Yego, murakoze cyane. Yego. Mu by'iyobokamana rero icyo ngenderaho ni ibintu bibiri. Yego. Icya mbere, iyo usomye hariya muri Matayo 28, yego, hari ahatubwira ngo mugende mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza. Yego. Ngo abemera bakizera, yego, ngo abo ngabo mubabatize. Yego. Rero icyo nyigenderaho cyane, mba numva nagenda ntanga ibyo namenye, yego, kugira ngo nabo babashe gukurikira Yesu nk'uko Bibiliya ibivuga nyine. Ni ukuri. Icya kabiri rero nanone nshingiraho, yego, mpamya uyu mugabo. Yego. Iyo usomye muri Yohana 3:16, yego, haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, yego, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, yego, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yego, ni ukuri. Rero namenye ko kwizera Yesu Kristo yego, ariko guhabwa ubugingo buhoraho, ari nacyo nabwira bagenzi banjye nabo bakamwizera kugira ngo nabo dufatanye guhabwa ubugingo buhoraho. Urakoze cyane kutugezaho amahame yawe ugenderaho cyangwa ibyo ushingiraho mu byo ukora. Urakoze cyane. None nimba atari ibanga, hamwe no gufashanya twebwe ubwacu n'abadukurikiye, sibyo? Nimba atari ibanga cyangwa kuvuga ngo twakwinjiye mu buzima, sibyo? Wadufasha ukatubwira wenda ejo hazaza, sibyo? Mu igenamigambi ryawe ejo hazaza, icyo uteganya. Yego, icyo uteganya ejo hazaza mu bigendanye n'iyobokamana ni iki?
wumva uteganya gukora iki, nihe mishinga, ni ibiki urimo guteganya gukora, nimba atari ibanga mu bigendanye n'iyobokamana, kugira ngo wumve noneho urimo guhamanya n'Imana Data wa twese dukunda. Yego, murakoze cyane. Ikintu ngewe nteganya n'ubundi nicyo nahereyeho, 28 muri Matayo, niho havuga ngo mugende mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza. Nawe wahasoma niko havuga, hariya muri Matayo ibice 28 umurongo wa 19, ndatekereza ariko niko havuga. Rero nanjye intumbero yanjye nk'uko warumbaje ngo ejo hazaza ni icyo ngicyo cyo kubwira hari abantu nyine batazi ibyayo, atazi uyu mugabo Yesu. Intumbero yanjye rero niyo kumubabwira nkamubasobanurira nkoresheje Bibiliya, kuko niho usanga ibya Yesu bikubiyemo. Yego, urakoze cyane no kutumenyesha ku cyo uteganya ejo hazaza. Ariko nawe udukurikiye muri comment unyuzeyo watubwira nawe mbese amahame ugenderaho, ndetse ukanatubwira n'icyo uteganya mu iyobokamana ejo hazaza, kugira ngo habeho gufashanya mu by'ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane kandi ibagirire neza. Wenda tugarutse gato, ujya ukunda kuboneka hirya no hino cyangwa ahantu hakunda kubera amateraniro agamije kuganira ku by'ubwami bw'Imana. Yego. None wenda nk'ayo materaniro agamije kuganira ku by'ubwami bw'Imana, ni iki watubwira nk'ibintu by'ingenzi bibera muri ayo materaniro? Wadufasha ibintu by'ingenzi? Yego, nka bingahe bibera muri ayo materaniro waba udufashije? Babandi mw'iryo teraniro se ku bandi cyangwa nanjye ryomba iry'uba urimo, ibintu by'ingenzi biriberamo. Yego. Ni ukuvuga ngo n'ubundi icy'ingenzi kiba gihari ni Bibiliya ikoreshwa. Yego. Ushaka gutambutsa icyo azi cyangwa se yamenye, n'ubundi akoresha Bibiliya akadusangiza ku biri muri Bibiliya. Yego. Uragira uti igikorwa nyamukuru mbonamo ni uko bifashisha Bibiliya barimo kuganira. Yego. Ku icyo ngicyo wenda tugarutse, Bibiliya ngo yaba ari iki? Ukadusobanurira Bibiliya ni iki? Yego, murakoze cyane. Yego. Bibiliya rero ni igitabo gikubiyemo iby'abakristo twizera. Yego. Ni icyo ngicyo igisobanuro wowe uburyo ubona Bibiliya cyangwa uko uyifata, ni igitabo kirimo iby'abakristo bizera. Ni igitabo kirimo iby'abakristo bizera. Yego. Urakoze cyane ku gisobanuro duhaye. Ariko n'ubundi iyo turebye ku batubanjirije icyo babivuzeho, ndetse tukanayisoma tukareba nabo ubu ngubu icyo bayivugaho, usanga Bibiliya irimo iby'abakristo bizera, kandi bikaba ibyo ngibyo bizera biri mu bitabo. Bibiliya nyine ikaba inabumbatiye hamwe ibitabo n'inzandiko bivuga ku mateka, ku by'uyu munsi n'iby'ahazaza. Yego. Kandi bikaba byaranditswe n'abantu batandukanye. Yego. Yego. Na Bibiliya tukayisangamo iby'Imana yavuze. Yego. Tukayisangamo harimo n'iby'Imana ubwayo yivugiye. Urakoze cyane ku gisobanuro uduhaye. Ariko n'ubundi ukomeje gufasha abakunzi ba Irera TV1 by'umwihariko ubwoko bw'Imana, sibyo? Ubasobanurira, twagira ngo udufashe utubwire ubundi iyo Bibiliya nk'uko uyitubwiye ko yifashishwa impande n'impande, Bibiliya akamaro kayo ni akahe? Ubundi imaze iki? Imariye iki abayisoma cyangwa abasomeza ibyo bitabo n'izo nzandiko biyikubiyemo? Ibyo ngibyo abakristo bizera umumaro wabyo ni iki? Muri make Bibiliya ni iki? Yego. Bibiliya rero njyewe ku ruhande rwanjye nayifata cyangwa se nayigereranya nk'indorerwamo. Yego. Indorerwamo iyo ugize gutyo ukayireberamo, uhita umenya ngo ahangaha ntihasa neza ukahakosora. Yego.
wabona hasa neza ukagenda wizeye yuko ari nta kibazo. Na Bibiliya rero buriya njye nsanga umukristo wese cyangwa se umuntu wese wizera Imana akwiye gusoma Bibiliya uko bwije ndetse n'uko bukeye. Kuko iyo dusomye Bibiliya dusanga ariyo itwereka ahari icyaha, tugasanga ariyo ituyobora cyangwa se ikatubwira ngo iki ni icyaha, iki ntabwo ari icyaha, tugasobanukirwa. Idufasha rero muri uru rugendo turimo kuba twagera ku Mana tutabarwaho umugayo. Urakoze cyane ku byo utubwiye, ku bisobanuro by'akamaro ka Bibiliya. Tunasaba nawe udukurikiye kuri Irera TV One wanyura muri komenti ukatubwira nawe umumaro wa Bibiliya. Cyangwa hari n'ikibazo ushaka kubaza ukanyura muri komenti n'ubundi ukaba wabaza icyo kibazo. Murakoze cyane. Urakoze kugira isobanuro duhaye cy'umumaro wa Bibiliya. Ako n'ubundi iyo dusomye muri iyo Bibiliya n'ubundi dusanga mu Befeso ibice 6 umurongo wa 15 haravuga ngo mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Urumva iri jambo ikintu ririmo kwerekana ngo mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Byumvikane ubu butumwa bwiza tubusanga muri Bibiliya nyine wambwiraga, kandi tugasanga ngo ni ubw'amahoro, kandi ngo noneho burabiteguza. Sibyo? Bwiteguza iki rero? Nanjye ndimo kugaruka kuri wa mumaro wa Bibiliya nk'uko nawe wawugarukagaho. Turasanga ubu butumwa bwiza buboneka muri Bibiliya bw'amahoro bwiteguza abana b'Imana uburyo bagomba kubaho n'uburyo bagomba kwitwara, imibereho bakwiriye kubaho kugira ngo bazabane n'Imana yo nyirizina yandikishije Bibiliya cyangwa ivugira ibyo ivuga muri Bibiliya. Wenda urugero gatoya, nk'iyo umuntu afite umukobwa ugiye gushyingirwa, ba nyirasenge hari ukuntu bamusanga bakamuganiriza. Icyo barimo gukora biriya biganiro bamuha ni ibiganiro bituma yitegura, sibyo? Cyangwa bimwiteguza kuzaba umufasha mwiza w'umugabo asanze, sibyo? Ubwo ubutumwa ba nyirasenge bamushyiriye ni ubumuteguza. Rero natwe ijambo icyo rivuga ngo mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Ubutumwa bwiza bwiteguza abana b'Imana kuzabana n'Imana mu ijuru. Urumva kugira ngo umuntu azabe mu ijuru bizaturuka ku butumwa bwiza. Urumva ubutumwa bwiza rero bwiteguza abantu, butuma bitegura kuzabana n'Imana mu ijuru. Urumva ntawe uzashyika mu bwami bw'Imana atamenye kondisiyo y'abajyayo cyangwa imyitwarire y'abajyayo, sibyo? Rero ituruka ituruka mu butumwa bwiza kuko aribwo butuma abantu bitegura kuzabana n'Imana. Nanjye ndimo nkunganira cyangwa twese dusangira ibyo dufite. Urumva ko hano naho ari umumaro nawo w'icyo gitabo cyitwa Bibiliya. Ngo mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Rero urakoze cyane ku bisobanuro mwaduhaye. Rero umuntu akirangiza kwiga icyigisho nk'iki cy'ingenzi, ako kanya ahita ashyira mu bikorwa ibyo amaze kwiga ndetse akabimenyesha n'abandi. Niko turimo turarika ubwoko bw'Imana mudukurikiye, bakunzi ba Irera TV One. Turabasaba kugira ngo n'abandi mubibasangize, kandi nawe icyo ufite watugezaho gishyandike muri komenti kugira ngo twese dusangirire hamwe, kandi n'ikibazo waba ufite ukibaze unyuze muri komenti. Urakoze cyane. Nawe ushaka ko ibiganiro byacu byajya bikugeraho buri gihe, wakanda subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose kibonetse kijye kibasha kukugeraho. Murakoze cyane.
rero n'ubundi mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana buterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa iby'Imana Data wa twese ishaka kugira ngo abe ari byo dukora nk'abana b'Imana. Yego, mugire amahoro n'ubuntu mubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo Mwami Mukiza mu bugingo bwanyu. Murakoze cyane. Yego, Imana ibahe umugisha. Murakoze.